ko uyu munsi twari guteranira ururembo kandi tuzi ko reka Jefuse atukire imbere y'Imana maze turiho yaje dusenge. Imyaka umaze kuza data nawe ubikoza w'icyubahiro. Data mwiza ntutere muri iyo nyubako nkuko bigaragaremo, kandi gahunda yose izaba muri uyu musengero rwawe rwera uzi umugisha wawe mu izina rya Yesu. Uyu mwanya dufite umunezero mwinshi wo kubagezaho amateka y'itorero rya Rurembo. Mu kuvuga amateka y'itorero rya Rurembo birajyanirana no gushima, kubera ko ibi murebesha amaso nimwe mwabigizemo uruhare. Birakwiriye rero yuko mu gihe tuvuga amateka bijyana no kubashima. Reka nshimire buri muntu wese. Iyo bikunda twari kubavuga mu mazina, ariko ntabwo tubavuze mu mazina kugira ngo tutagira uwo twibagirwa, ahubwo buri wese ku nkunga watanze uko ingana kose, uhereye ku batanze ibihumbi 100 ukageza ku batanze amafaranga 100, mwese turabashimiye. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Amateka y'itorero rya Rurembo umwaka w'ibihumbi 2010 nibwo itorero rya Mbugangari byagaragaraga yuko abizera batangiye kuzura urusengero. Inama y'itorero ifata umwanzuro yuko igiye kuzagura itorero rya Mbugangari rikabyara irindi torero. Umwanzuro wo kwagura itorero rya Mbugangari wahereye ubwo muri 2010. Nubwo umwanzuro w'inama y'itorero wo kwagura itorero rya Mbugangari wafashwe muri 2010, ariko parisere yaguzwe muri 2012. Aha turi twahaguze parisere enye. Muri icyo gihe parisere imwe yari ihagaze kuri $1.5 million. Ubwo twaguze parisere enye zihwanye na $6 million. Ntabwo byatinze Firidi ije kudusura, yasanze hari izindi parisere 2 ziri ku isoko. Firidi irazigura, nazo iziduhereza nk'impano. Turabashimiye, Imana ibaha umugisha.
priorite ya gatandatu abinjiriye hariya haruguru nabonye iburyo bwanyu bwinjira hari ahantu hatari intebe, hariya ahantu hari yorodani twateganyije yuko igihe cy'umubatizo tutazajya dukubita amaguru tujya ku kivu, ahubwo umubatizo uzajya ubera aha ngaha ku mwanya wa gatandatu tuzuzuza iriya yorodani kugira ngo abizera bagiye kubatizwa babatizwa aha ngaha. Priorite ya gatandatu aha hirya mubona ya karindwi, aha hirya mubona hari urusengero rw'abana babayeho bakuru gato kuva ku myaka 6 kugeza kuri 11, ariko kandi aha naho hari urusengero rw'abana kuva ku myaka 6 kumanura hari na za ofisi. Priorite ya 8 izo nsengero nazo tugomba kuzazuzuza. Imana y'amahoro ineze mwese kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka w'uburinganire kugira ngo ubwo n'abagiye kuza azasange tutaramwisaniye, ahubwo hamwe n'ibyo mwakoze muzakaribu. Murakoze Yasemu, ntacyo mfite uretse gushima kuri uyu munsi. Uru rusengero nk'uko bivuze twahuye n'imbogamizi zikomeye cyane. Rukimara kugwa hari ibyo natekereje nk'umwana w'umuntu, nari mfite abantu benshi twasenganye muri za Amerika, mbereka urusengero ko rwaguye abizera bacu, ariko nta n'umwe wigeze wese agenda akabwira ibibazo bye afite, nta n'amadolari 5 nigeze mbona, ntayo nigeze mbona. Ariko kubera ko umurimo atari uwacu, umurimo ari uw'Imana, Imana yakoresheje abandi bantu ku ruhande tutigeze dutekereza, tutigeze dutegura, kandi bafatanije n'abizera. Uyu munsi urusengero twaturusengeyemo Uwiteka ahabwa icyubahiro. Abizera bambuga ngari reka nanjye mbashimire. Umuyobozi wacu wa Firidi twubatse muri Covid bigoranye cyane, turi muri guma mu rugo. Ndibuka twatumaga abakuru b'itorero bagateranya abizera mu bihande mu buryo bw'ibanga mu nzu kubera guma mu rugo, bakitanga kandi babikoze neza. Imana babumugisha, byari bigoranye. Reka nshimire abizera abakuru b'itorero. Nifuje ko umuyobozi wa Filipi yaza aha ngaha akaza no kubareba abamenyi, hari abatazi harimo abashyashya. Tera intambwe ze hano. Abakuru b'itorero bashimye cyane twafatanyije dukorera ubumwe. Reka abakuru b'itorero bashimye cyane muhagarare. Reka mbere ko abakuru b'itorero bari muri Isirayeli muhagarare turebe abaje. Bariya ni abagabo bakora umurimo neza cyane, bayobowe na William. Barafatanyije bazana abizera aha ngaha turakora, n'andi maturo bagiye batanga. Mwarakoze, Imana babumugisha. Reka abakuru b'itorero ba Geti muhagarare. Bariya twarakoranye cyane uyu mwaka, bayobowe na Rwagasore muri hagati. Mwarakoze mubiteye inkunga kuri uru rusengero, kandi igihe twagazaho gahunda mwahitaga murishyira mu bikorwa. Imana izabumugisha. Abakuru b'itorero babyaye muhagarare namwe, bayobowe na Elasto uriya Elasto hagati. Namwe mwarakoze cyane, mwadufashije kuri uru rusengero, mudutera inkunga. Imana izabagirire neza. Abakuru b'itorero ba mbuga ngari bo ni hano iwabo muhagarare turebe. Uyu mwaka bayobowe n'uyu mugabo uri hano witwa Innocent, ni umukuru w'itorero mukuru wa mbuga ngari. Bo barakoze mu buryo budasanzwe. Bayobozi, Imana izabumugisha.
8. Uwiteka Mana ihoraho, Mana ishobora byose, Muremyi wacu kandi umubyeyi wacu, abana bawe duciye bugufi imbere y'ubwiza bwawe n'icyubahiro cyawe, tuzirikana yuko ari wowe Mana yacu. Ni wowe twaje kuramya, ni wowe twaje gusingiza, ni wowe twaje guhimbaza, ni wowe twaje gushima. Ndagusaba kugira ngo udutandukanye n'ikibi icyo ari cyo cyose, maze gusenga kwacu kwakirwe nawe. Abana bawe ubwo twaje tugushaka, ndagusaba kugira ngo wiyereke buri wese maze umuhe umugisha wawe. Ubwo twaje tugushaka, ndagusaba kugira ngo buri wese waje aha ngaha atahane agakiza mu muryango we. Aha hantu duteraniye hitiriwe izina ryawe, uhaduhera umugisha. Mwuka wera ahuzure, Mwuka wera yuzure imitima yacu, kugira ngo ijambo ryawe rigiye gukomeza kuvugirwa aha ngaha ribe ryo gukiza imitima yacu, nuko byose bibe nk'uko ushaka, mu izina rya Yesu, amen. Tuzabivugira aho ngaho, ariko baye bashimye mu buryo bukomeye. Mwese Imana izahire ibiganza byanyu. Nanone muri uyu mwanya yabaye gahunda ya Tukabariza Jacques, isomo no gusenga ni Munyembabazi Selemani. Abenshi muramuzi, Muyanga yabaye ahangaha, yabaye mukuru w'itorero hano, ariko ageza kwimukira za Musanze, ariko naho yagendeye yakomeje kudoza ku mutima no kuza kudusura. Se ni bande bamwakire Selemani? Turakwakira, Imana igumugisha. Amen. Nanone dusimbutse gatoya, hari umudiyakoni witwa Kayigira Nesitore yavuze kwakira ibyera by'Uwiteka, aza guturisha. Na umudiyakoni wa hano tukagira na Tuzimana Esiri, ni umukuru w'itorero kuri gate, ni uri buze gutora indirimbo isoza, ndazisabira umugisha uheruka. Kubera ko umwanya wagiye, reka twese n'umuyobozi wacu uze kudufasha asimbutse, ni Pastor Mutuyimana Nkundakozera, niwe uza kudufasha muri uyu mwanya atugezaho ijambo ry'Imana. Twese abari muri gahunda n'imbere, ariko rale Salemu Singazi uze kudufasha, abadiyakoni n'abadiyakonikazi bakira ibyera by'Uwiteka, abatekinisiye badufasha amajwi yabagereho. Ese ni bande batwakiriye kandi bemeye ko tubakorera muri uyu mwanya? Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. She
Maranatha, Mwami Yesu naze. Abaririmbyi bati nta yindi mana ikwiriye gusingizwa uretse Imana yacu yo mu ijuru. Imana yacu niyo ikwiriye gusingizwa. Imana yacu ikwiriye gusingizwa kuko idukorera ibyiza byinshi. Uyu munsi ibyo gushimira Imana yacu ni byinshi cyane, ariko icyakunze kugarukwaho kandi cyane duteranije uyu munsi ni ukuyishimira ko inteko ya Rurembo uyu munsi bayeho. Imana ihabwa icyubahiro. Havuzwe amagambo menshi yo gushima, ntabwo turi burambirwe gushimira Imana yacu. Reka tuyishimire kuko yemeye ko uyu munsi tuza kwicara aha ngaha, kandi kugira ngo bishoboke nuko yakoresheje abo yaremye, maze batanga inama, maze barasenga, bakoresha amaboko yabo ndetse batanga n'ubutunzi bwabo. Muntu wese uri aha ngaha wagize iryo shyaka ryo kubakira inzu y'Imana, ryo kubakira izina ry'Uwiteka inzu, Imana iguha umugisha. Imana iguha umugisha. Umurimo, iyo umuntu yagize ibyo akora, byaba ari ibyo wikorera wowe ubwawe, byaba ari ibyo ukorera abandi, byaba ari ibyo ukorera Imana, iyo wagize icyo ukora ugasubiza amaso inyuma ukakibona, umutima wawe uranezerwa. Kandi ibyo nta handi tubikura, ni ku Mana Data wa twese, umuremyi wacu. Muribuka mu itangiriro, igihe Imana yarangizaga kurema icyo yagambiriye kurema cyose, yarakirebaga maze ikavuga ngo ni byiza, maze umutima wayo ukanezerwa. Irangije kurema byose, Imana yaravuze ngo ni byiza cyane. Niyo mpamvu rero iyo umuntu agize icyo ageraho abishimira Imana, kandi bikamutera umunezero mu mutima we. Reka bizera bagize iyi ntara ya Gisenyi bashimire imirimo yose mukorera Data wa twese. Imana ibaha umugisha. Twasoje umwaka wa 2022, Uwiteka yadukoreye ibitangaza, Uwiteka yaraturinze. Niyo mpamvu twicaye aha ngaha. Muri uriya mwaka dusoje, Uwiteka yaduhaye ibyo kudutunga, buri wese mu rugero rwe. Imana ibishimirwe. Uriya mwaka twasoje, Uwiteka yaduhaye amahoro n'umutekano. Imana ihabwa icyubahiro. Kandi n'abagize ingorane zo guhura n'intambara, reka dushime yuko abakiriho Imana ikomeje kubarinda. N'ababa barasinziriye baramenye Imana, ibyo byo bizwi n'Imana, ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo hahirwa abapfa bapfiriye mu Mwami. Ariko twebwe aha ngaha reka dushimire Imana yuko yaduhaye amahoro n'umutekano mu gihugu cyacu n'aha ngaha. Ibyo nibyo bituma twicaye dutekanye. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ibyo rero Imana yabakoresheje, haba mu kuyikiranukira, mukaba abahamya b'imigisha Imana yabahaye. Ikiganza cyose cyafunguye gitanga, gishyigikira umurimo w'Imana, Imana icyuzuza umugisha wayo. Amaturo yishimwe, umusaruro, ay'iteraniro rikuru, ivugabutumwa, ntabwo nabasha kurondora ibyo mwakoze. Inyubako zitandukanye, haba aha ngaha, haba Makoro, haba Gates of Hope, ubu ngubu nabo bagiye gutangira, haba Byari, haba Eglise. Imana yonyine niyo izi ibyo muyikorera, kandi niyo ibasha gutanga ishimwe. Twese iduha umugisha wayo. Bana b'Imana, nta gisa no gukorera Imana, nta gisa no gukorera Imana. Niba ushaka umunezero,
niba ushaka amahoro aruta ay'ab'isi batanga, rimwe mu ibanga ryatuma ugira amahoro n'umunezero ni ugukorera Imana. Insanganyamatsiko y'ijambo tugiye kuganirira hamwe iravuga ngo umunezero wo gukorera Imana. Umunezero wo gukorera Imana. Reka dusenge. Data mwiza dukunda, dukomeje kugushima kuko nawe udahwema gukorera umurimo wawe muri twebwe. Ijambo ryawe rigiye kubumburwa, ndagusaba Data mwiza umwuka wera waryandikishije akoresha ugiye kurivuga, kandi ategura umutima wa buri wese uri aha ngaha kugira ngo yumve icyo mwuka mubwira, kandi he kugira n'umwe winangira, ahubwo uko turyumva ariko tumusaba tuzadufasha no kurishyira mu bikorwa, maze ubuzaba ugarutse tuzanezezwa no kubana nawe by'iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Umunezero wo gukorera Imana. Nk'uko nari maze kubibabwira, nta gisa no gukorera Imana, kandi uku gukorera Imana dukora uyu munsi, ibyashimwe byose muri uyu munsi n'ibyashimwe mu bihe byashize, gukorera Imana no gukorana nayo ni gahunda y'Imana Data wa twese. Uyikorera, ukora umurimo wayo ari muri gahunda y'Imana, kuko Imana mu bwenge bwayo itagize uwo igisha inama, kuko ntawe uri hejuru ye. Yateganije yuko abo yaremye barimo jye nawe n'abazabaho, Imana yateganije yuko umurimo wo gukiza abantu bose bazabona ubugingo buhoraho, Imana yateganije yuko ari jye nawe dukwiriye kuwukora dukoreshejwe nayo. Ijambo ry'Imana niryo riduhamiriza ibyo mbabwira. Iyo tugiye mu gitabo cy'Itangiriro, mu Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 15, Imana imaze kurema ibyo yaremye byose, Imana imaze kurema Adamu na Eva, Imana ibajyana muri Edeni. Nuko imaze kubashyira muri Edeni, ibwira Adamu na Eva ngo muhingire uyu murima, muhingire iyi ngobyi kandi muyirinde. Aho niho umugambi w'Imana wo gukoresha abo yaremye watangiriye. Na mbere yaho gato, Imana imaze kubarema, Imana imaze kubashyingira, yarababwiye ngo mubyare, mwororoke, mugwire, mwuzure isi. Imana ishyiraho iyo gahunda y'uko abo iremye bagomba gukorana nayo kugira ngo yuzuze umugambi wayo. Igihe Abisirayeli bari bavuye mu Egiputa, bageze mu butayu, aho bari mu rugendo berekeza i Kanani, nk'uko tubisoma mu Kuva igice cya 25 uhereye ku murongo wa mbere ndetse ugasoma n'uwa 8. Aha ngaha tuhabona uburyo Imana hari amabwiriza yahaye Mose. Abisirayeli bari bakambitse mu butayu, nuko Imana ibwira Mose iti, Mose mugaragu wanje, bwira Abisirayeli banture amaturo, maze mundemere ubuturo bwera nture hagati muri mwe. Imana ntabwo yari inaniwe kwiyubakira iryo hema cyangwa se urwo rusengero. Imana ishobora byose. Imana yari yabahaye manu, Imana yabambukije inyanja itukura, Imana yabahaye amazi iyakuye mu rutare. Ntabwo yari kunanirwa gutegeka ngo ihema rigaragare hagati y'amahema Abisirayeli bari babambye. Ariko kuko ari gahunda y'Imana, Imana ishaka yuko ubwo buturo bwera ari rwo rusengero, Imana yifuzaga gutura hagati yabo. Maze Imana ibwira Mose iti, bwira Abisirayeli bantura amaturo, maze banyubakire ubuturo bwera
maze nture hagati muri bo maze mugubwe neza. Mbega amahirwe yo guturana n'Imana. Ubwo buturo bwera bwubatswe n'abana b'abantu. Ubwo buturo bwera Imana yategetse yuko bo ubwabo aba ari bo babwubaka bakoresheje iby'Imana yabahaye, maze irahindukira iti mu migisha nabahaye nimugire ibyo muntura maze munyubakire ubuturo bwera. Umunezero wo gukorera Imana, umunezero wo gukorera Imana harimo no kubaka inzu nk'iyi ikitirirwa izina ry'Uwiteka, maze abakikije ahangaha bose bakahagirira umugisha. Ndashakira Uwiteka ihema ry'ibonaniro, maze Uwiteka aza gutura hagati muri bo, maze uwashakaga umugisha akabonera Uwiteka hafi, uwashakaga kugira ituro atanga, uwashakaga gusaba imbabazi z'ibyaha bye, maze akabona aho yerekera, abona agakiza biturutse mu mirimo Uwiteka yakoresheje abana be. Nuko Abisirayeli ntabwo baheze mu butayu, urugendo rwabo rwarakomeje, bambuka Yorodani, igihe kigeze bagera i Kanani. Nuko igihe kimwe ubwo twageze i Yerusalemu, umwami Dawidi Imana yari yarakoreye ibyiza byinshi cyane, nuko nanjye hari ibyo Imana inkorera byiza byinshi cyane, nuko nawe hari ibyo Imana igukorera. Maze igihe Dawidi yarageze mu zabukuru, abona yuko ari cyo gihe gikwiriye cyo gushimira Imana, maze Dawidi aricara, ntabwo nzi igihe byamutwaye, maze yibaza ikintu azakorera Uwiteka maze kikamunezeza, kandi abakunda Uwiteka bose b'ibihe bitandukanye bazabona icyo kintu, maze nabo bagashima izina ry'Uwiteka. Maze Imana idushoboza byose ihishurira Dawidi icyiza kiruta ibindi byose agomba gukorera Uwiteka, ayishimira, maze Dawidi agambirira kuzubakira izina ry'Uwiteka inzu. Imana ihabwa icyubahiro. Nicyo Dawidi yabonye yakorera Uwiteka, aravuga ati icyo mbona cyanezeza Uwiteka, ikiruta ibindi byose nakwitura Uwiteka nkurikije ibyo yankoreye, nuko nakubakira izina rye inzu, maze isanduku y'isezerano ya yindi yagendaga yimuka nk'uko ihema ryimukaga, maze ibona icyicaro kidahinduka. Maze Dawidi agambirira ibyo ngibyo. Mu gitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma, mu gice cya 28 umurongo wa 2, Dawidi agira ati nari mbisanganywe mu mutima kuzubakira isanduku y'isezerano ry'Uwiteka inzu yo kuruhukiramo, maze ikaba intebe y'ibirenge by'Imana yacu. Iki gihe aya magambo Dawidi yayavuze igihe yari yateranije abantu b'ingeri zose, yateranije abatware, yateranije ibyegera bye, yateranije abafite imbaraga, ubushobozi, abakire, maze mu ijambo yatangije arababwira ati nari mbisanganywe, ntabwo ari ibitekerezo cyaje uyu munsi, nari mbisanganywe mu mutima wanjye, none igihe cyo kubisohoza kirageze. Ngomba kubakira izina ry'Uwiteka Imana yanjye, nkubakira isanduku y'isezerano aho igomba kuruhukira. Nuko Dawidi ababwira ibyo yateganije byose by'agaciro kenshi cyane, arangije arababwira ati kugira ngo uwo munezero namwe uzabagereho nimuze dufatanye. Maze igihe yabararikiraga kwitanga, abantu batura ibintu by'uburyo bwinshi, maze ibikoresho byo bubakira izina ry'Uwiteka biraboneka. Nuko igihe kimwe mu gihe Dawidi yari yamaramaje, nuko Uwiteka aramubwira ati mugaragu wanjye, ubu umutima wanjye unezererwa, ntabwo ari wowe uzanyubakira inzu, kuko warwanye intambara nyinshi, wagushije amaraso menshi, ibyo wateguye ndetse n'igishushanyo mbonera cy'iyo nzu
ubishyikirize umuhungu wawe Salomo, kuko niwe uzasohoza umugambi wawe. Nuko Imana imaze kubwira Dawidi yuko umuhungu we Salomo ari we uzubaka inzu, nuko arangije Dawidi aha umuhungu we izo nshingano. Rero tugeze mu gitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma, igice cya 28 umurongo wa 11, mwumve ibyo Dawidi yakoze amaze guhabwa amabwiriza n'Uwiteka. Ahangaha mbere yuko nkomeza, n'iki twakura muri ibi ngibi? Bana b'Imana, ibyo twagambirira gukora byose tujya tubishyira mu bushake bw'Uwiteka. Tugashake gukora ibintu bitari mu bushake bw'Uwiteka. Ibyo ugambiriye byose ujye ubishyira imbere y'Uwiteka, maze ibidatunganye bitunganye kandi bituzuye abyuzuze. Nuko Dawidi amaze kubwirwa n'Uwiteka yuko atari we uri gukora icyo gikorwa yagambiriye, amaze kumubwira yuko umuhungu we Salomo ari we uzasohoza uwo mugambi, nuko Dawidi aha umuhungu we icyitegererezo cyangwa se plan y'iyo nyubako, maze amushyikiriza n'ibikoresho byose yari yateguye kugira ngo abashe kugera ku mugambi wo gushimira Uwiteka. Mu gitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma, igice cya 28 umurongo wa 20, maze Dawidi abwira umuhungu we Salomo ati, muhungu wanjye, komera. Amen. Komera, ushikame kandi uzabikore. Iyi nzu mperetse ugomba kubakira izina ry'Uwiteka, ntigutere ubwoba nubwo ari nini cyane, nubwo igomba kurimbishwa mu buryo buhesheje Imana icyubahiro. Ariko muhungu wanjye, komera, ushikame, uzabikore, kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka ari we Mana yanjye, izabana nawe. Mbega amagambo atera ubutwari. Tekereza umubyeyi wawe, tekereza undi uwo ari we wese aguhaye inshingano, yarangiza akakubwira ati, ibi ngibi Uwiteka azabigushoboza, ntukagire ubwoba, ntugakuke umutima, kuko Uwiteka yarabishimye kandi azabisohoza. Ndaboneraho kubwira ab'itorero rya Mugangari, ab'inteko ya Rurembo, umukomere, mushikame, Uwiteka azikorera umurimo akoresheje buri mwana we wese. Mwumvise ubuhamya bw'uburyo abantu banihiye iyi nzu, maze bagakora ibyo bagomba gukora batabanje no kugisha inama itorero. Mwumvise ukuntu umuntu udateganya no kuza gusengera muri iyi nzu yakoze ibitangaza akoreshejwe n'umwuka w'Imana. Dawidi abwira Salomo ati, komera, ushikame, ntukuke umutima, izo nshingano uhawe Uwiteka ushimira, wadukoreye ibikomeye, azabigushoboza. Uwiteka Imana yabanye nanjye, ntizagusiga, ntizaguhana, kugeza aho imirimo yose y'ibizakoreshwa mu nzu y'Uwiteka izarangirira. Haleluya. Gasirimu nabo mufatanije, ntabwo Imana izabareka iyi nzu itarangiye, kandi mfite kwizera gukomeye cyane, kuko vuba bidatinze tuzongera guteranira ahangaha, iyi nzu tuyitura Uwiteka, maze impundu z'ibyishimo zumvikana ahangaha, dushimira Imana ibitangaza byayo. Uyu munsi ntabwo twatashye urusengero, uyu munsi dufunguye inteko, igihe cyo gutaha urusengero no kurumurikira Uwiteka twarwubakiye. Uwo munsi nawe urahari, kandi mureke dusabe Imana
ngo bye kuzaba ibya kera, kuko Imana yifuza kutugezaho umunezero wayo bidatinze. Imana yifuza yuko twahora tunezerewe. Bana b'Imana, gukorana n'Imana bitera umunezero utangaje. Sinshidikanya yuko abizera ba Mbugangari, sinshidikanya yuko abizera ba Rurembo, abayobozi ndetse n'abandi bayobozi baje ahangaha kugira ngo bashimire Imana, sinshidikanya yuko imitima yacu tuzuye umunezero. Uyu munezero rero uturuka kuki? Ntabwo uyu munezero twawuvumiwe nk'uko Imana ituvumira imvura n'izuba. Oya, uyu munezero wabonetse uyu munsi kuko hari ibyo Imana yakoresheje abana bayo. Mu gukorera Uwiteka harimo umunezero utangaje cyane. Nuko Salomo amaze guhabwa umugisha na se Dawidi, yahise afata umugambi wo gushyira mu bikorwa, maze atangira kubaka. Iyo tugiye mu gitabo cya mbere cy'Abami mu gice cya 5 umurongo wa 18, mwumve ibyakurikiyeho. Igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 5 umurongo wa 18 haranditse ngo, ariko noneho Uwiteka Imana yanjye impaye ihumure. Aya ni amagambo Salomo yavuze. Imana yanjye impaye ihumure, kandi impaye ihumure impande zose. Nuko rero ngambiriye kubakira izina ry'Uwiteka Imana yanjye inzu nk'uko data Dawidi yabigambiriye. Ku murongo w'igice cya 6 cya mbere cy'Abami igice cya 6 umurongo wa 1 naho hari amagambo akurikira ngo, hashize imyaka 480 Abisirayeli bavuye mu Egiputa, Salomo atangira kubaka inzu y'Uwiteka. Imana ihabwa icyubahiro. Mwibuke yuko iyi nzu yagomba kubakirwa izina ry'Uwiteka, maze isanduku y'isezerano ikabona aho iruhukira. Cyari igikorwa cyo gushimira Imana ibyo yakoreye umugaragu wayo Dawidi. Ndongera ngaruke kuri iki kibazo. Ese hari ibyo Imana yagukoreye? Ese hari icyo wayitura? Mu gitabo cyitwa Umurimo wa Gikristo ku ipaje ya 215 hari amagambo adushishikariza kujya mu murimo w'Imana kugira ngo uwo munezero ubonerwa muri wo nawe wowe wawe. Umurimo wa Gikristo ku ipaje ya 215 umuja w'Imana Ellen White yanditse amagambo akurikira: umuntu wese wakira Kristo nk'umukiza we bwite arifuza kugira amahirwe yo gukorera Imana. None se nawe ibyo byifuzo ni ibyawe? Igihe yitegereza iby'ijuru ryamukoreye, yumva umutima we usabwe n'urukundo rwinshi n'umwuka wo kunyurwa. Akomeza agira ati, uwo muntu wakiriye Kristo yumva afite ubushake bwo kugaragaza ko yanyuzwe binyuze mu gukoresha ubushobozi bwe mu murimo w'Imana. Uwo muntu agira icyifuzo cyo kwerekana urukundo akunda Kristo ndetse n'urwo akunda abo yacunguye. Uwo muntu wakiriye Kristo ariwe twita umukristo yumva ararikiye. Iri jambo nariciyeho akarongo. Kurarikira ni ugushaka ikintu bikakubuza amahoro ugatuza ari uko ukigezeho. Umukristo rero uwakiriye Kristo nk'umuremyi n'umucunguzi we bwite yumva ararikiye kumukorera, yumva ararikiye kwihanganira ibirushya, ndetse yumva ararikiye kwitangira umurimo w'Imana. Bene uwo nguwo ufite umutima nk'uyu nguyu, Ellen White yavuze, uwo niwe usobanukirwa n'umunezero uturuka
mu gukorera Imana Data wa twese. Dukomeje ayo mateka yo kubakira izina ry'Uwiteka inzu mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 7 umurongo wa 13 kugeza 51 umurongo wa 5 w'igice cya 8 mu gitabo cya mbere cy'Abami. Maze umwami Salomo hamwe n'iteraniro ryose ry'Abisirayeli bari bateraniye aho ari, maze bahagarara imbere y'isanduku, maze bahatambira inka n'intama zitabarika zitabasha kurondorwa kuko ari nyinshi cyane. Mu yandi magambo, batura Uwiteka amaturo atagira ingano. Kubera iki? Kuko bari bafite umutima wuzuye umunezero uturuka mu kwemera gukorera Imana. Umurongo wa 14, maze Salomo ahindukirira iteraniro, amaze kubona uburyo iteraniro ryose rinezerewe, amaze kubona uburyo iteraniro ryose ryatanze amaturo menshi cyane, maze Salomo ahindukirira iteraniro ry'Abisirayeli ryose, maze Salomo abaha umugisha. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Mbega guhabwa umugisha n'uwatoranijwe n'Uwiteka. Uwo mugisha ntabwo uturutse kuri uwo muntu, ahubwo ubuturutse ku Uwiteka Imana ishobora byose. Ndasaba Imana ngo iri teraniro ryose rihabwe umugisha n'Uwiteka, kuko tunejejwe no kubona uyu munsi isabato ya mbere y'umwaka wa 2023 abana b'Imana bangana batya bateraniye ahitiriwe izina ry'Uwiteka ku nteko ya Rurembo. Ndasaba Imana ngo buri wese uri aha ngaha batahane umugisha w'Imana. Maze Dawidi Salomo amaze gusabira iteraniro ryose umugisha, Salomo arahaguruka maze aterura isengesho. Nifuza yuko iri sengesho ryaba iryacu muri urusengero rwa Rurembo. Iri sengesho ni isengesho ritari rigufi, ariko ni isengesho ririmo amagambo akomeye cyane, isengesho ririmo amagambo ajyanye n'igikorwa turimo uyu munsi. Ni isengesho dusanga mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 8 uhereye ku murongo wa 22. Igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 8 uhereye ku murongo wa 22. Nuko Salomo aherako ahagarara imbere y'icyotero cy'Uwiteka, iteraniro rya Isirayeli ryose rihari, atega amaboko ayerekeje ku ijuru. Haleluya! Maze aravuga ati, Uwiteka Mana ya Isirayeli, nta Mana iriho hejuru mu ijuru cyangwa hasi mu isi ihwanye nawe, kuko ukomeza gusohoza abagaragu bawe amasezerano no kugirira abagaragu bawe amasezerano no kugira ibambe abagendera imbere yawe n'umutima wose. Kandi wakomeje ibyo wasezeranije umugaragu wawe data Dawidi, nk'uko wabivugishije akanwa kawe, none ubishohoreje ukuboko kwawe. Uhabwe icyubahiro. Nuko rero none Uwiteka Mana ya Isirayeli, komeza ibyo wasezeranije umugaragu wawe data, nk'uko wamubwiye uti, ntuzabura umuntu wo kwicara ku ntebe y'ubwami bwa Isirayeli imbere yanjye, niba abana bawe bazitonda mu ngeso zabo ziza, maze bakagendera imbere yanjye nk'uko wagenderaga imbere yanjye. Nuko none Mana ya Isirayeli, ndakwinginze ijambo ryawe wabwiye umugaragu wawe data Dawidi urihamye uyu munsi. Ariko se ni ukuri koko Imana izatura mu isi? Dore ijuru ndetse n'ijuru risumba ayandi nuri kwirwamo nkanswe iyi nzu ubwoko bwawe bwubatse. Ariko Uwiteka Mana yanjye,
wite ku gusenga k'umugaragu wawe, nkwinginga wumve gutakamba no gusenga umugaragu wawe nsengeye imbere yawe uyu munsi, kugira ngo uhore ushize amaso kuri iyi nzu ku manywa na nijoro, ariko wavuze ko uzashyira izina ryawe, ubone uko ujya wumva gusenga umugaragu wawe nzajya gusenga nerekeye aha ngaha. Nuko ujye wumva kwinginga k'umugaragu wawe, kandi ujye wumva kwinginga k'ubwoko bwawe bwose buri aha ngaha. Ni koko ujye wumva uri mu ijuru ari byo buturo bwawe, kandi uzajya wumva ujye ubabarira. Haleluya. Murongo wa 31, umuntu nacumura. Mwumva amagambo Salomo yasenze asaba Uwiteka, ariyo nsaba nanjye muri uyu mwanya. Umuntu wo muri iri teraniro nuzengurutse aha ngaha, umuntu nacumura kuri mugenzi we, maze bakamurahiza indahiro, maze akaza akarahira imbere y'icyotero cyawe muri iyi nzu. Nuko ujye wumva uri mu ijuru, maze utegeke ucira abagaragu bawe imanza zitsinda abakiranirwa, biturwe gukiranirwa kwabo, maze zigatsindishiriza abakiranutse nk'uko gukiranuka kwabo kuri. Mana uri mu ijuru, umuntu nagira icyo akosereza mugenzi we agaca bugufi akerekera kuri iyi nzu, ujye umubabarira, akomeze kuba umwana wawe ukunda kandi wishimira. Ntabwo Salomo yagarukiye aho ngaho, kandi ubwoko bwawe bwa Isirayeli nibirukanwa n'ababisha bazira yuko bacumuye, nyuma bakaguhindukirira bakerura izina ryawe, maze bagasenga bakwinginga muri iyi nzu. Hehe, muri iyi nzu. Nuko ujye wumva uri mu ijuru, maze ubabarira abantu bawe ba Isirayeli ibicumuro byabo, ubagarure mu gihugu wahaye ba sokuruza. Ntabwo byagarukiye aho ngaho. Uwiteka Mana yacu, ijuru ntirikingwa, imvura ntigwe, kuko bagucumuye. Nyuma bagasenga berekeye aha. Berekeye he? Berekeye aha. Bakerura izina ryawe, bagahindukira bakareka igicumuro cyabo, kuko uzaba ubahamye. Nuko Uwiteka ujye wumva uri mu ijuru, ubabarira abagaragu bawe n'ubwoko bwawe bw'Abisirayeli igicumuro cyabo, uzabigishe kugendana ingeso nziza, uvurire igihugu cyabo imvura, icyo wahaye abantu bawe ho gakondo, ari cyo igihugu cyacu u Rwanda. 37. Salomo yakomeje gusabira Abisirayeli umugisha, ni nako nkomeza gusabira ubwoko bw'Imana buri aha ngaha umugisha, kugira ngo aha hantu hazabere umugisha umuntu wese uzaherekera. Inzara nitera mu gihugu, cyangwa mugiga, cyangwa kurumbya, cyangwa gikomboro, cyangwa inzige, cyangwa kagungu, cyangwa ababisha, nibabagotera mu gihugu kirimo imidugudu yabo, nubwo hazatera icyago cyose cyangwa ikindi cyorezo, maze umuntu wese akagira icyo asaba cyose yinginze, cyangwa ubwoko bwawe bw'Abisirayeli bwose, uko umuntu wese azajya yimenyaho indwara yo mu mutima we, akarambura amaboko ye yerekeye kuri iyi nzu. Nuko uje wumva uri mu ijuru, ari byo buturo bwawe, maze ubabarire, utegeke witure umuntu wese ukurikije ibyo yakoze byose. Wowe uzi umutima we, kuko ari wowe wenyine uzi imitima y'abantu bose, kugira ngo bakubahe iminsi bazamara mu gihugu wahaye ba sokuruza yose bakiriho. Kandi Uwiteka n'umunyamahanga, n'uwo tudasangiye kwizera, utari uwo muri ubu bwoko bwawe bwa Isirayeli, naza aturutse mu gihugu cya kure,
azanywe n'izina ryawe. Abaturanyi bacu nabo nibaza, kuko batazabura kumva bavuga izina ryawe rikuru n'amaboko yawe akomeye n'ukuboko kwawe kwagirije. Nibaza bagasenga berekeye iyi nzu, nuko uje wumva uri mu ijuru ari byo buturo bwawe, maze umarire uwo munyamahanga ibyo agutakambira byose, bitume amoko yose yo mu isi amenya izina ryawe, akubahe nk'uko ubwoko bwawe bwa Isirayeli bukubaha, kandi bamenye yuko iyi nzu abana bawe bubatswe yitwa inzu y'izina ryawe. Kandi abantu bawe nibatabara bakajya kurwana n'ababisha mu nzira yose uzabagabamo, maze bagasenga Uwiteka berekeye uyu murwa witoranyirije n'inzu nubakiye izina ryawe. Nuko ujye wumva gusenga no kwinginga kwabo uri mu ijuru, ubarengere mu byo bazaba barwaniye. Haleluya. nibagucumuraho kuko ari nta muntu udacumura. Nibagucumuraho kuko ari nta muntu udacumura, ukabarakarira, ukabahana mu babisha babo, bakabajyana ari imbohe mu gihugu cyabo ari kure cyangwa hafi, nyuma bakisubiraho bari mu gihugu cy'ababajyanye ari imbohe, bagahindukira bakakwingingira bari muri icyo gihugu bati, twagucumuyeho, tuba ibigoryi, dukora nabi. Maze bakakubarukira n'umutima wabo wose n'ubugingo bwabo bwose, bari mu gihugu cy'ababisha babo babajyanye ari imbohe, maze bakagusenga berekeye igihugu wahaye ba sekuruza babo n'umurwa watoranijwe n'inzu nubakiye izina ryawe. Uwiteka, nuko ujye wumva gusenga kwabo no kwinginga kwabo uri mu ijuru ari byo buturo bwawe. Umuntu wese waje ahangaha uyu munsi ngo imuhe guca bugufi imbere ye, maze asabe imbabazi kuko Salomo yasabiye abantu b'ingeri zose ngo uzaza hitirwa izina ryayo muri iyi nzu, n'uzaherekeza amaso ye yicishije bugufi ngo uzamubabarire. Ndasaba Imana ngo twese itubabarire, maze gusenga kwacu kube umubavu uhumura neza mu maso y'Uwiteka. Imana ibagirire neza, Imana ibagurikishiriza mu maso he, ibaha amahoro. Imana izashoboza abana bayo kurangiza iyi nzu kugira ngo bazayirimbishe, maze abayizengurutse bose igihe bazaba bahuye n'ibibagoye bajye berekeza amaso yabo ahangaha, maze Uwiteka bababarire, abaha umugisha, kandi abazayizamo bose bazahabonera agakiza twaherewe ubuntu ubwo Kristo agiye kugaruka vuba bidatinze. Umuntu wese uri ahangaha n'uzakirizwa muri iyi nzu tuzanezeza no kumusanganira, maze duhembe ikamba ry'ubugingo. Niko gusenga kwanjye nisabira, nawe musabira, mu izina rya Yesu, amen. Kansabe Pasitoro Kabayiza kugira ngo asabire umugisha aba bashiki bacu n'iteraniro ryose mu izina rya Yesu. Uwiteka Mana yacu, urakoze muri uyu mwanya ko ijambo ryawe rivuzwe, kandi twese tukaba turyumvise. Uhabwe icyubahiro, kandi wasezeranye ko iyo risohotse ritagaruka ubusa. Imbere yacu hari bashiki babiri bacu bitanze muri uyu mwanya, hari n'abandi bashobora kuba bari mu iteraniro batagize utero kuza ahangaha. Buri wese umugenderero uko akennye, kandi intambwe bateye izisigaje zibaterere, maze Kristo mwiza nugaruka ari twe n'imiryango yabo tuzamika amakamba y'ubugingo. Bavuze yuko uzakwaturira imbere y'abantu agatera intambwe, uzamwandika mu gitabo cy'ubugingo. Turagusabye ngo aya mazina y'abashiki bacu uyu munsi wa none uyandike mu gitabo cy'ubugingo.
kandi bahere umugisha mu miryango barimo, uzabahere umugisha mu itorero bajemo, kandi ubwo uzaba ugarutse twe n'abizera bari aha ngaha tuzatandukana n'iyo mu ijuru. Dusabiye n'abashyitsi batugendereye baje kubana natwe kuri uyu munsi, n'ubutaha mwuka w'Imana azongera abakangure, nibagaruka Mana tuzongera tuguhimbaze. Abizera b'inteko ya Rurembo, abizera b'itorero rya Mbuga Ngari, abizera b'intara ya Gisenyi muri rusange, abizera ku isi yose, uduhane umugisha twese. Ubwo turi mu isi tugutegereje, uzaturinde twe kuzabura mu bazagusanga ntabwo nuvuza impanda, tuzaboneka imbere y'ubwiza bwawe. Uko Salomo yasabiye Abisirayeli umugisha, umugaragu adusabiye umugisha, reka uyu umugisha uzaboneka mu miryango yacu, kandi uzagana inzu yawe wese azakubona nk'Imana ishobora byose, uzamubera igisubizo kubera umwana, maze nugaruka tuzagira umugisha wo kubana ubuziraherezo, tuzashinga izina ryawe. Ibyo ushaka n'ibyo ukunda bikomeze kutubaho uhereye uyu munsi kugeza igihe uzazira, mu izina rya Yesu umwami wacu.